tugarutse kuri mwebwe Valerie Nyirahabineza nk'umuyobozi wa komisiyo yo gusezera abasirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe, kubera iki u Rwanda igihugu cyakoze ayo mahitamo yo kugarura abantu no kubakira neza, yewe nk'uko Jado yabivugaga n'abadashaka kugaruka ariko bakagaruka bakakirwa neza, yewe n'iyo myumvire yo kuvuga ngo bazatwica ahubwo bakakirwa na uwo mutima w'urukundo, umutima w'u Rwanda. Kuki u Rwanda igihugu cyagize ayo mahitamo? Murakoze cyane nyakubahwa First Lady mukabana Chairperson wa Unity Club Ntwararumuri, munyemerere mbere yuko ngira icyo mvuga mbanze mbashimire mbikuye ku mutima hamwe n'abanyamuryango ba Unity Club Ntwararumuri kuba mwarangiriye icyizere ejo mukaba mwarantoreye kuba umuyobozi mukuru wungirije wa kabiri muri Unity Club Ntwararumuri. Nyakubahwa, imbere y'iyi mbaga ikoraniye hano mbijeje ko nzakorana na bagenzi banjye maze abanyamuryango bose n'abandi bose tugakora neza kandi tugasigasira amahame n'indangagaciro za Unity Club mutuyoboreye nyakubahwa First Lady. Reka ngaruke rero ku kibazo mumbajije moderator. Ntabwo biba byoroshye no kuvuga nyuma y'ubu buhamya, ariko Imana ni nziza. Imana nziza kuko yaduhaye umuyobozi mwiza, His Excellency Paul Kagame. Yaduhaye umuyobozi ureba kure, yaduhaye umuyobozi ufite politike nziza yo kudaheza umwana n'umwe w'u Rwanda ngo ahere ishyanga cyangwa se ahezwe ku mahirwe igihugu cyacu gitanga. Navuga ko n'imbaraga dukorana hariya muri komisiyo y'igihugu yo gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari n'ukuri tuzivoma kuri we. Tuzakomeza tumufashe kubera ko natwe twihaye iyo misiyo, tuzakomeza tumufashe kugira ngo uwabyumvise nabi wese azabone ukuri. Nk'ubu ngubu twahisemo twebwe kumushyigikira kubera yuko niba avuga ati ntihagire umwana w'u Rwanda uhera ishyanga, kandi umwana w'u Rwanda wese nubwo yaba yarasizwe ibyondo cyangwa yarabyisize naze ibyo byondo bimuveho, ariko azafatanye n'abandi kubaka igihugu, ni ngombwa ko tumushyigikira, kuko tutamushyigikiye natwe twaba tubaye nk'abo ngabo kandi ntabwo tubishaka. Ikindi twahisemo rero, mu by'ukuri murabizi ko mbere ubuyobozi bwo kuri leta ya mbere ya Habyarimana bwavugaga ngo igihugu kiruzuye, abana b'u Rwanda bari barahunze itotezwa n'amacakubiri no kubica ngo ntibatahe, ngo igihugu kiruzuye. Ariko we adushyizeho ngo nyabuna nimutege amaboko muyategera abana b'u Rwanda bari hanze mubakire. Ni gute tutamushyigikira? Ntabwo bishoboka. Rero turabikora kandi twahisemo kubakira, ngira ngo n'uyu nguyu tuzamwakira nibishoboka, turaza kuganira. Twahisemo kubakira kugira ngo twebwe tubonse u Rwanda nyarwo. Yavuze ibyo bababwiraga muri Kongo. Bavandimwe muri hano, murebye abantu twakira agahinda kabica. Ibintu bababwira ku Rwanda agahinda kabica. Bazi u Rwanda rwa rundi rutagira abantu, bazi ko n'abatahutse mbere bagera ino bagafungwa cyangwa se bakicwa. Yewe niyo dushyize témoignage cyangwa se ubuhamya kuri radio cyangwa na televiziyo, dore ko aho bari bashobora kumva amakuru, baravuga ngo barababeshya. Babafashe amajwi, bamaze kubafata amajwi barabica, ni ukubeshya. Abo barwarakabije, abo bafande rwarakabije, afande Jerome n'abandi bazi ko bapfuye. Ariko iyo tugize Imana abangaba bakaza, mu by'ukuri tubonsa u Rwanda nyarwo, tukabereka ko bari mu maboko meza,
tukabereka ko bayobowe na His Excellency Paul Kagame ubategeye amaboko kugira ngo babeho neza kandi basubire mu miryango yabo. Mu by'ukuri ikindi kintu twahisemo kubumvisha ko turi umwe. Ya macakubiri Jean de Dieu yamaze kutubwira y'ubuhutu n'ubututsi, tubabwira ko kandi natwe nibyo twemera kandi nibyo tubamo, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu rero twafashe ayo mahitamo kugira ngo rwose biyumve ko ari abanyarwanda kandi ko buri wese ashobora kuba afite uburenganzira cyangwa se ugushobora afite uburenganzira bwo gutanga itafari rye, ni ukuvuga umusanzu we, kugira ngo twongere twubake igihugu cyacu bamwe muri bo basize bashenye. Twahisemo kubigisha ubumwe n'ubudaheranwa kubera ko abenshi muri bo cyane cyane abakuru bagiye bamaze kubutatira. Ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'ubuyobozi bwiza birakoreka. Ikindi nashima bavandimwe muri hano nuko iyi porogaramu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari cyane cyane abavuye mu mashyamba ni guverinoma, ni porogaramu ya guverinoma. Mvuye mu nama aho abandi babonaga bavuga bati twebwe byarananiranye, ariko twebwe kubera ubuyobozi bwiza, kubera iyo ntumbero nziza yo kuvuga ngo bose tubakire, His Excellency Paul Kagame ashakisha ibishoboka byose, tukabona na budget yo kugira ngo izo gahunda zikoreke. Ari nayo mpamvu muzabona ibihugu byinshi biri kuza kutwigiraho kugira ngo bamenye ese mu byifata mu muti. Ariko nsoza icyo kibazo nakubwira ngo ese wowe urabyumva? Ese wowe urabyumva ukuntu koko abantu bisha abandi bakagenda bagera niyo ngiyo bakajya bisha n'abagiye gutaha? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tubwira ngo nimubakire. Ese birumvikana? Ariko birumvikana kubera ko ni umuntu udasanzwe. Kubera rero impuhwe ze, kubera n'imiterere ye y'umuntu udasanzwe, natwe dukora ibidasanzwe kugira ngo tubakire nk'uko tubisabwa kandi twese twitwe abana b'u Rwanda. Murakoze Valérie. Mwari munabikomojeho yuko igihugu kigira n'ingengo y'imari kigenera icyo gikorwa. Ese abaza abataha bataha bate, bafashwa bate? Murakoze cyane Nyakubahwa First Lady. Munyemerere mbabwire ukuntu abo twakira bataha. Baza mu by'ukuri mu buryo navuga ko ari nka bune. Hari abataha ku bushake bwabo, icyo twakwita voluntary repatriation, bitewe nuko bakurikira ibiganiro tunyuza kuri radiyo n'ibindi bitangazamakuru, hanyuma bakumva rwose ko tubabwiza ukuri, cyane cyane ko wenda nabo ubwabiyo batabura n'ubabwira amakuru, bakaza tukabakira. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hari abandi ariko bataha ari uko bamaze guhamagarwa n'abatashye mbere bari mu miryango yabo, bakababwira bati mwahezeyo, mwahejejweyo n'ibihuha, nyabuneka nimutahe natwe turacyariho. Bakumva bavuganye bakiyemeza bati turatashye. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni abantu bataha ari uko bagiye kuzanwa. Ahangaha Nyakubahwa First Lady munyemerere mbabwira ibitangaza by'u Rwanda. Nta gisa no kugira ubuyobozi bwiza, mpora mbivuga ni Imana yaduhaye impano, iduha umuyobozi mwiza. Iyo uhaye abantu ubushobozi n'amahirwe, burya n'ibitangaza byakoreka ndetse n'ibirunga bikaba byakwigirayo. Mureke mbabwira impamvu. Abakobwa b'Abanyarwandakazi, abagore, hari abagore bamwe babaye mu mashyamba ya Kongo, ariko aza kubananira, bakomeza gukurikira ibiganiro dukora, barataha. Abagabo babo basigarayo. Ariko bageze no mu Rwanda baravuga batari kubwo ngubwo koko twicare pe, abagabo bacu bakomeze bakore ibikorwa bihungabanya umutekano w'igihugu. Bishyira hamwe, icyo twita insider mediators. Bishyira hamwe, barabitumenyesha, barangije barambuka baragenda kuko bari bazi aho basize abagabo babo. Baragenda barababwira bati murarwanira iki? Murarwanira nde? Murashaka iki? Mwaje tugataha ku Rwanda rwabaye igitangaza ko ruyobowe neza. Nshimishijwe no kubamenyesha Nyakubahwa First Lady ko n'abitwa generals
mu byubahiro byanyu, ko n'abitwa ba kanozi mu byubahiro byabo, ko n'abitwa mbese bafite amaranka yo hejuru, abagore barabashyiguye. Abagore barabashyigura, baraza barabazana, twabatelefona tuti mwagezeyo, tuti twagezeyo ahubwo turaje kandi tubibitseho. Barabazana babageza inaha, abo bagabo babo barino, ndetse hari n'umugore umwe wagiye kuzana umugabo we, mareruzoma uwo mugore aza kwitaba Imana, ariko umugabo yaratashye. Aha rero ndagira ngo mbabwire ngo turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko yaduhaye ubushobozi, kandi mu by'ukuri bigaragare ko umugore umuhaye kuraje akanyabugabo mu by'ukuri ntacyo atakora. Murumva rero ko murumva rwose ko ntacyo batakoze. N'ubu ngubu nyakubahwa First Lady duhora tuvuga tuti abo badamu babaye icyitegererezo. Ejo aho narindi mu nama narabivuze, abantu bose barumirwa bati ntabwo bibaho, ku buryo hari n'abantu badesize ko bagiye gufatanya n'abandi badamu bafite abagabo bakiri mu mashyamba, bakagenda bakabumvisha noneho bakabatahana. Ejo bundi nimubona haje abantu benshi, muzamenye ko abadamu turi gukora kandi tuzabikora. Murakoze cyane. Ubwo rero icyiciro cya kane ni babandi bategereza yuko haba ibikorwa bya gisirikare, bakabashorera bakabazana. Abo ngabo nabo barahari, turabafite hano mu Rwanda, ariko ntekereza ko ndabizi ko nibi ngibi turimo barabyumva. Aho bari hose nibarambika intwaro hasi batahe, tubakire tubategeye amaboko, kubera ko dushyigikiye umuyobozi mwiza watwigishije gutegera amaboko n'abasize bakoze amahano, kandi tuzabikora nyakubahwa First Lady, turabibijeje tuzabikora rwose.